Muraho bene data, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Byukusenge Marie Jose. Bahaye ikaze ku mabuye mazima. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko reka mbere yo kuriganiraho tubanze dusenge. Uwiteka Imana yacu, Imana igira neza, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe. Ngushimiye ko waduhaye Yesu umwana wawe ukunda, akatwitangira, agapfa kubw'ibyaha byacu kugira ngo tubone ubugingo. Warakoze Imana, warakoze Yesu kwemera kwitanga ku bwacu, turabigushimiye. Uwiteka rero, uyu mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ubuhanuzi butavangiye. Ijambo ryawe ni inkota waduhaye nk'intwaro. Niyo mpamvu tugiye kuriganiraho. Tuguhaye karibu rero kugira ngo uzubane natwe. Njyewe ugiye kuritambutsa ntaba ari njye mbure wowe uboneke. Nsengeye abagiye kuryumva kugira ngo ubane nabo, ubahe kumva kandi ubahe kumvira. Mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Matayo, ibice 5, turahera ku murongo wa 13. Haravuga ngo, muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Amen. Dusomye ijambo ry'Imana muri Matayo, ibice 5, guhera ku murongo wa 13. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo, muri umunyu w'isi. Ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Iri jambo reka tubanze dutekereze. Umunyu, akamaro k'umunyu ni akahe? Reka tukumve twifashishije urugero. Ngiye kubahitishamo ibintu bibiri. Mfashe ibiryo nkagutekera, kadufata urugero rw'imvange, ibirayi n'ibishyimbo. Nkafata amavuta, nkakaranga, nkashyiramo igitunguru, nkashyiramo bya birayi byanjye na bya bishyimbo byanjye. Nkateka ibiryo bigashya, nkakwarurira, nkateka hariya. Nkongera nkafata za mvange zanjye, ibirayi n'ibishyimbo, nkakekeramo igitunguru, nkateka bigashya, nkashyiramo n'umunyu. Ahambere nta munyu nashyizemo, nakaranze, nshyiramo igitunguru n'inyanya, nshyiramo bya biryo byanjye, birashya, ndateka birashya. Aha kabiri ho, mfashe bya biryo byanjye, nkekeramo igitunguru, ndateka birashya, ariko nshyiramo n'umunyu. Urumva ahambere nta munyu urimo, ahandi umunyu urimo. Ndashaka ngo dutekereze ku kamaro k'umunyu. Nkwaruriye amapuro 2 atandukanye. Bimwe birimo umunyu, ibindi ntibirimo umunyu. Ibitarimo umunyu birimo ibirungo pe, birakaranze, bimeze neza. Ibindi nta birungo birimo, ariko birimo umunyu. Wahitamo ibihe muri ibyo biryo uko ari 2? Reka
njye mfite ibyo nahitamo, reka ne kubivuga, ariko ndabasaba muri komenti kugira ngo buri wese yandikemo wahitamo ibi muri ibyo biryo nkubwiye. Turaza kureba ukuri cyangwa se turebe akamaro k'umunyu, niba koko abantu bari buhitemo ibiri mu munyu ari benshi cyangwa ari bo bake. Turebe niba hari ababasha guhitamo ibitari mu munyu. Turebe ko uyu munyu koko hari icyo uvuze. Igihe itorero rizamara gutaha, umunyu uzaba uvuye mu isi. Ndashaka ngo tubyumve kimwe, niko umwuka yampaye kuri basobanurira. Itorero ry'Imana ubu riramutse ritashye, abantu baba basigaye nta buzima baba basigaranye. Abanyabyaha bariho, babayeho, barakora ibyo byaha byabo, nta kibazo, ntawe basabuta, ntaki. Ariko itorero ritashye gatoya, basigara bafite ikibazo kivuga ngo Mana we, kuki tutabimenye? Tubabarira ibyaha, natwe widusiga. Ariko se iki ni cyo gihe ngo witekerezeho. Ejo utazaba wicaranye n'umuntu ukabona aragiye, arazamuwe, wowe urasigaye, usigaye urira, ntawe uririra, nta gihe cyo kurira gihari, ntawo gutakira ufite. Itorero ryamaze kugenda. Niba turi umunyu w'isi, ari twe dutumye isi iryoha, ari twe dutumye isi ibaho, ari twe, kuko umwuka w'Imana aracyari ku isi, aracyari mu bantu bayo. Turacyasenga, dusengera isi, dusengera igihugu, dusenga. Umwuka w'Imana aracyari mu isi, kuko n'itorero ry'Imana riracyari mu isi. Rero umunsi ryagiye, uburyohe bwo mu isi buzaba burangiye. Reba neza nawe, iki ni cyo gihe kugira ngo utazashiduka usigaye aho isi izaba itakiryoshye, aho uburyohe bw'isi bwigendeye. Iki ni cyo gihe ngo ufate umwanzuro. Ku murongo wa 14 haravuga ngo mu mucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Reba umusozi, fata umusozi uwurebe, uba witegeye umusozi. Abantu benshi baba bawureba, hejuru yawo ni ahantu haba hitegeye, abantu benshi bareba. Rero ijambo ry'Imana ratubwiye ngo turi umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Bene data bamenye Yesu, bene data mwihanye ibyaha, bene data muri mu rugendo, turi umucyo w'isi, turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, ntabwo ubasha kwihisha. Reba umusozi wubatseho umudugudu. Uwo mudugudu reka tuvuge ko ni umudugudu w'iterambere, ufite amashanyarazi, hari urumuri rw'amashanyarazi. Abahatuye barabona cyangwa barabonesherezwa n'urumuri rw'amashanyarazi. Impamvu nshatse gutanga urwo rugero ni uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo turi umucyo w'isi, kandi turi umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha. Niba umudugudu uri ku mpinga y'umusozi, ahantu habona, ahantu hitegeye, aho abantu bose bareba, burira umucyo ukamurika, ese uwo mudugudu wakwihisha gute? Ntabwo wakwihisha. Urwo rumuri se rugomba guhora rwaka, none se ni gute rutabona kandi rugomba kwaka? Rero ntabwo wakwihisha. Wa mugenzi ugana mu ijuru, menya ko uri umucyo w'isi, ari wowe
utanga urumuri, ibyo ukora bibera abandi umucyo. Komeza uharanire kumurikira abari mu mwijima babone, kuko urumuri akamaro karwo ni ukubonesha umwijima ugahunga. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Niba tutabasha kwihisha, niba umukristo acikwa akagwa mu mutego wa Satani agakora icyaha, inkuru ikaba kimomo, ibintu bikaba byacitse. Niyo mpamvu turi umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi. Ariko umunyabyaha iyo akoze icyaha nta gikuba gicika, ni ibisanzwe. Ariko umuntu witwa ko asenga, umuntu witwa ko ari umukristo, uzamurebe nagwa mu cyaha, urebe igikuba kiracika, kuko turi umucyo w'isi, kuko twubatswe ku mpinga y'umusozi ntitubasha kwihisha. Ngo ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Niyo mpamvu umucyo wawe, we wakijijwe, we wihannye ibyaha ugakurikira Yesu, ugomba kwihisha, ugomba kugaragarira bose, bakabibona bakava mu mwijima, bakakugenderaho, ukabera abandi urugero rw'ibyiza. Ngaba ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Bene data, mureke umucyo wacu ubonekere abantu bose, babone imirimo yacu myiza, bifuze kugenda nk'uko tugenda, nabo bave mu mwijima, kuko turi umucyo w'isi, tubamurikire, bave mu mwijima bajye mu mucyo. Imirimo yacu myiza igaragare, ibagaragarire, bifuze gusa natwe, bifuze kumera nkatwe, bifuze gukora nkatwe, bifuze kugenda nkatwe. Mbifurije kuba umucyo w'isi, mbifurije kuba umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha. Mbifurije kugira ngo imirimo yanyu myiza ibonekere bose, bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Abari mu mwijima, abari mu byaha, bihane, kuko bakurebeyeho urugero. Imana ishimwe kandi Imana idushyigikire. Mukomeze mube umunyu w'isi, isi ikomeze kuryoha kubera wowe, kubera njyewe. Ariko nawe utarihana, igihe ni iki, wihane, nawe uba umunyu w'isi, uba umucyo w'isi, uba inzu yubatse ku mpinga y'umusozi itabasha kwihisha. Amena. Kadusoze dusenga Imana. Uwiteka Imana yacu, turagushimye kubw'ijambo ryawe. Nsengeye abantu bose bumvishije rino jambo, kugira ngo urizirike ku nkingi y'imitima yabo, ribe iry'umumaro mu bugingo bwabo. Abakumenye bakomeze bambikwe imbaraga nawe, abatarakumenya bamurikire umucyo wawe, ubagereho, bihane, bagukurikire, kugira ngo igihe nikigera uje gutwara itorero, twese tuzagusanganire hatagize n'umwe usigara, kugira ngo hatazagira abantu bavuga ngo ntitwabimenye. Ijambo ryawe riratambutse rero, abantu bawe ndabasengeye, kugira ngo bahe kumva ndetse no kumvira, mu izina rya Yesu Kristo niho mbisabye.